I Kigali urujya n'uruza rw'amakamyo ya Howo ni rwinshi, ariko kandi ubu bwoko bw'amakamyo bwakuye umutima batari bake. Ngewe nyine nyibonye kigenda manumva ko ngiye gupfa. Uhita wimuka ukasatira n'umunyamaguru ukaba wanamugonga kubera uba wumva cyaraje kugukoraho neza byarangiye. Byagenze biteye kugira ngo aya makamyo ya Howo mu Rwanda abaturage bayagirira ubwoba. Intandaro ni inkuru mbi yashenguye abatari bake yabaye tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize wa 2022, aho mu masaha y'umugoroba ikamyo yo mu bwoko bwa Howo yarenze ikiraro cyahazwe nko ku Kinamba ikagwa munsi yacyo igahitana abantu 6 barimo n'abana 3 bavukana. Mu gushyingura abo bana byari amarira n'agahinda. Mbonera kandi kwihanganisha n'abandi bantu bazize impanuka kuko abana batashye bazize impanuka y'igikamyo cyangwa ku Kinamba. Bamwe mu barokotse impanuka z'amakamyo ya Howo zabasigiye ubumuga bukomeye. Ayinkamiye Emmanuel n'uwo mu murenge wa Jabana wamugaye akaboko, naho Harerimana Jean wo mu karere ka Rubavu we yacitse akaguru. Iyo mpanuka ya Howo kumbaho nari ndi mu kazi tugiye kuyipakira. Natwaraga biriya imodoka bya Howo, nari mpakiye umucanga mfashe fire hariya kuri centre culturel Rubega, nuko irabura, nuko imodoka n'uryo yamugaje. N'uburemere kuko ziriya modoka hari upompa wabura imyuka basi bikaba uko ibura fire. Impanuka y'ikamyo ya Howo yo ku Kinamba yatumye abantu mu ngeri zinyuranye bakemanga ubuziranenge bw'aya makamyo amenyerewe mu gutunda umucanga, itaka ndetse n'amabuye, kubera yagiye yumvikana mu gukora impanuka zo mu muhanda hirya no hino muri Kigali n'ahandi. Mu bakemanze ubuziranenge bw'amakamyo ya Howo harimo n'abo mu bigo by'ubwishingizi. Solange Muteteri ashinzwe gukurikirana impanuka mu kigo cy'ubwishingizi Radiant. Impamvu ziba zaguye, impamvu ziba zagonze, tubona ko zishobora kuba zifite amadefo tekinike bitewe n'uko zakozwe. Hagati aho Twagiyaremye Jean Marie Vianney, umuhanga mu bukanishi bw'amamodoka akaba n'umwarimu ubyigisha mu ishuri ry'imyuga rya EMVTC Remera, avuga ko impamvu amakamyo ya Howo yakunze gukora impanuka ari uko yageze mu Rwanda atamenyerewe ndetse akoze mu buryo bwihariye butandukanye n'andi makamyo yari asanzwe amenyerewe mu Rwanda, bityo abashoferi bagorwa no kuyatwara. Uyu muhanga mu bukanishi avuga ko abashoferi b'amakamyo bagombaga kubanza guhabwa amahugurwa yihariye y'uburyo amakamyo ya Howo atwarwa. Ikibazo nyamukuru gihari gituma ziriya modoka zikora impanuka ni ukuba bazihereza umuzigo urenze uwo yakagombye kwikorera. Hanyuma iyo umuzigo uramutse urenze uwo yakagombye kwikorera, systeme ya feri ikoresha ntabwo iba yizeye ku buryo iraza guhagarika cya kinyabiziga, bikaza gutuma rero mu gihe afashe feri ibyuma bya systeme ya feri bigahita binanirwa, deni byamara kunanirwa imodokari ikarenga umuhanda cyangwa se ikirukanka biruseho. Icyo ni icya mbere. Ikindi ni icya kabiri, ziriya modoka ku buryo bwo kuzitwara akenshi ntabwo arizo tuba twarigiyeho. Iyo tuzitwaye tuba twarigiye ku yandi makamyo asanzwe, ariko kubera yuko ziriya zije nazo tukumva yuko ari ikamyo nk'iyindi, abashoferi bo bakazitwara nta experience bazifiteho. Abashoferi batwara amakamyo ya Howo bo bavuga ko uburyo akozwe yujuje ubuziranenge, ahubwo nabo bakemeza ko impanuka zagiye ziba hari izatewe n'ubumenyi buke bw'abashoferi mu gutwara bene ubu bwoko bw'amakamyo. Gusa ngo nyinshi mu mpanuka ziterwa n'amakamyo ya Howo zituruka ku munaniro, kuko benshi mu bashoferi bazo bakora amasaha menshi ku munsi kandi ntibanahabwe ikiruhuko. Ku munsi ushobora gukora ibirometero hagati ya 200 n'ijana na 50. Byese uba wananiwe ariko nta kundi wabigenza. Niba umukoresha gusabye ati ngewe nkeneye amaturo 2 y'umucanga kuva Ruhango ukaza Kigali, tuvuga ubwo urumva ko biba bigusaba ubyuke kare saa 9, utangira akazi saa 9 nibura kugira ngo ujye wuzuza ayo maturo 2
ni ukuvuga bigusaba kugera saa 5 za nijoro hano wagiye saa 9 undi munsi nka saa 4 saa 5 biterwa n'ahantu uragemura umucanga. Harimo n'abandi wenda n'abakoresha bagira nakwita nka defo wagura imodoka nkaho wajya umushoferi ufite experience muri cya kintu ukavuga ngo mfite mwene wacu mfite umuntu runaka afite permis ariko muhikamye. Nta kibazo tekinike na kimwe ho igira iyi modoka, iyi ngiyi ntwara nta kibazo na kimwe igira, ahubwo abantu babigiyemo kubera kwigana bavuga bati ibintu birimo akazi noneho bashyiramo abantu batari abanyamwuga. Nta kibazo ho ifite cya mekanike, ikibazo ho bigaragara ko byabaye nk'impanuka. Impanuka imwe yigeze kuba isa nkaho iteje saga iri yabaye ku Kinamba, ariko mu by'ukuri ho ni imodoka nziza. Kuri ubu bwishingizi bw'amakamyo ya Howo bwakubwa inshuro ebyiri. Ubu ikamyo imwe ya Howo yishingirwa amafaranga 700,000 ku mwaka avuye ku 300,000 yariho. Solange Muteteri ushinzwe gukurikirana impanuka mu kigo cy'ubwishingizi Radiant avuga ko amakamyo ya Howo akora impanuka cyane, ngo ari nayo mpamvu habayeho gukuba kabiri ubwishingizi bwayo. Icyakora ntiyashimye kutubwira byinshi ku bijyanye n'umubare w'impanuka zatewe n'ayo makamyo bakiriye, kuko yagaragaje ko bigoranye kubivangura n'andi madosiye y'izindi mpanuka zabaye, ariko agahamya ko amakamyo ya Howo akora impanuka nyinshi. Ikamyo ya Howo yakoze impanuka ku Kinamba nayo yari ifite ubwishingizi bw'iki kigo Radiant. Amasosiyete y'ubwishingizi kuzamura ibiciro nta kindi baheraho bareba igihombo bibatera. Howo ngira ngo wenda baza ari nashya zimaze igihe gito, ariko n'amafuso byigeze kubaho, hari zabaga nazo byagaragara ko zitera impanuka, ariko kuri izi za Howo ngira ngo byo zitangiye vuba, ntago zimaze imyaka myinshi. Iriya kamyo ya Kinamba bababwiye cyangwa se mu bugenzuzi bwanyu mwasanze yaratewe n'iki? Okay, ntago byigeze bigaragara n'icyo, nizo mpungenge tuvuga. Ndumva baravuze ko nyine ari uriya wihuta yarihutaga, nibyo navugaga, ntaho byigeze bigaragara ko ari izo defo tekinike wenda muri raporo ya polisi. Kompanyi Asia Machinery itumiza ikanacuruza amakamyo ya Howo mu Rwanda, ikaba ari nayo ihagarariye uruganda Sinotrack rwo mu Bushinwa rukora amakamyo ya Howo, ihamya ko aya makamyo bacuruza kuva muri 2015 yuje ubuziranenge, ko ahubwo amakosa y'abashoferi ari yatuma haba impanuka. Ubuyobozi bw'iyi kompanyi buvuga ko y'amakamyo ya Howo aba atujuje ubuziranenge, ngo aba yaraciwe mu gihugu, ariko kuba ngo bagikoreshwa nuko ngo leta yasanze yujuje ubuziranenge. Kakunda Faith ni umukozi wa kompanyi Asia Machinery. Howo ku kijyanye na quality nta kibazo ifite, tuvugishije ukuri. Wenda n'abantu bashaka kuvuga ngo inshinwa ngo ntabwo zikomera ngo ibiki, ariko mu by'ukuri njyewe nangira gucuruza zino modoka tugiye, kuko na mbere yaho zari zihari n'ubusanzwe mbere yuko dutangira guhagararira uruganda guhera muri 2015, sibyo? Izo modoka za 2015 n'ubiracyari ku muhanda, wajya ku muhanda ukayibona irikorera, irakora. Si modoka yawe ifite ikibazo cya quality igakora iyo myaka yose, kuko ahanini tureba kuri diff, moteri na boat. Urumva imodoka idafite ibyo bintu bitatu, operation yayo ntago yakunda. Ku rundi ruhande, iyi kompanyi ntiyemera ibyo gukuba kabiri ubwishingizi bw'amakamyo ya Howo, hitwajwe ko ngo akora impanuka cyane. Bisi zakoraga accident, sibyo? Urabizi ku munsi ugasanga haguye bisi nka zingahe, bazikubiye assurance. Na mbere hose impanuka zarabaga, ushaka kubona nagenda n'imodoka no yisanzwe igakora impanuka mbi kandi kica izindi. Ntago turimo kwibaza impamvu bahisemo ko Howo cyangwa imodoka z'inshinwa bazikubira assurance. Urumva niba kubya assurance yari 3,000,000 cyangwa zingahe, arazikuba insuring n'amafaranga atatanze,
ntabwo twumva impamvu wafata imodoka burandi runaka ko baratubwiye ko Benz ntazirimo, Scania ntazirimo, ko ari inshinwa, ariko ntabwo tubizi neza izirimo nyirizina. Icyo gihe ni ugupfobya product y'umuntu, icyo twabivugaho twebwe nk'abacuruzi, ukayipfobya ariko mu by'ukuri utabanje no gukurikirana ngo urebe ikibazo nyirizina. Ese ikibazo ni product, ikibazo wenda nk'amakamyo n'abashoferi bazitwara, ikibazo ni mekanike, ni ikihe kibazo mu by'ukuri? Ntabwo babikurikiranye. Hagati aho negereye umukanishi Hategekimana Alexandre umaze imyaka 6 wakanika amakamyo ya Howo, mubaza ikibazo aya makamyo yaba afite cyaba intandaro y'impanuka. Uyu agaragaza ko amakamyo menshi ya Howo bamuzanira ngo usanga hanini ba nyirayo baba baratinze kuyakorera isuzuma ibizwi nka controle technique, ngo hasimbuzwe ibikoresho bishaje, bityo agasanga ibi nabyo biri mu byatera impanuka. Wenda nka 80% shoferi na nyiri imodoka, naho imodoka nta kibazo ifite. Ni ukuvuga ngo igisobanuro cyabyo reka nge kuri nyiri imodoka. Nyiri imodoka afite kugura iyi modoka ayikuye muri banki, inguzanyo ya banki. Banki ikeneye amafaranga, iyi modoka ikeneye ipine, umushoferi akeneye guhembwa. Akavuga ati kugira ngo ibintu byose nzabigereho, yewe n'abana bakeneye minervari, iyi modoka igomba gukora amanywa nijoro kandi igatwarwa n'umuntu umwe, kandi umuntu n'umuntu arananirwa. Nubwo impanuka ya Howo yabereye ku Kinamba yatumye abantu benshi batari bazi ubu bwoko bw'amakamyo bayamenya ndetse bagatangira gukemanga ubuziranenge bwayo, na mbere yaho aya makamyo yakoraga impanuka nubwo nta wabitindagaho. Kuva muri Mutarama kugeza mu Gushyingo umwaka ushize wa 2022, amakamyo ya Howo agera kuri 15 niyo yari amaze gukora impanuka zikomeye nk'uko polisi y'igihugu yabitangaje icyo gihe. Icyakora nta raporo irambuye y'abaziguyemo n'abazikomerekeyemo yigeze ijya ahagaragara. Icyo gihe abasenateri babajije polisi y'u Rwanda impamvu aya makamyo yakomeje gukora impanuka, maze polisi isubiza ko hari iperereza ryimbitse riri kubikorwaho. Ubwo twakoraga icukumbura kuri iki kibazo mu kiganiro cyihariye twagiranye na SSP Irere Rene, umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yirinze kugira byinshi adutangariza ku byo babonye mu iperereza bijyanye n'umubare w'impanuka z'amakamyo ya Howo zimaze kuba n'umubare w'abaziguyemo. Impamvu ngo nuko isesengura rya polisi ryasanze nta mwihariko w'ayo makamyo mu gukora impanuka ugereranyije n'ubundi bwoko bw'amakamyo. Polisi yaduhamirije ko amakamyo ya Howo yinjiye mu gihugu yuje ubuziranenge, ko ahubwo impanuka zo mu muhanda yagiye ateza zose zaturutse ku makosa y'abashoferi, arimo gupakira ibiro birenze ubushobozi bw'ikamyo, umuvuduko uri hejuru, no kuba hari amakamyo adakoresherezwa isuzuma cyangwa ibizwi nka controle technique ku gihe. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo sinayiklasa ngo ibi ya mbere ibi ya kabiri, kuko bigenda bihinduka. Uyu munsi nizo, ejo ni Fuso, ejo bundi n'indi brand. Nta nimwe rero wavuga ko ikibazo kiri ku buryo ikozwemo cyangwa se ku wayikoze, ahubwo ikibazo kiri ku bazitwara, ndetse kenshi ugasanga zimwe nta n'ubuziranenge, nta na controle technique zakorewe. Twashatse kumenya icyo guverinoma y'u Rwanda ivuga kuri iki kibazo cy'impanuka zo mu muhanda zatewe n'amakamyo ya Howo n'ingambi gifitiye. Twandikira Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ariko ntiyadusubiza. Dr Nsabimana Ernest wari Minisitiri w'Ibikorwa Remezo ubwo twakoraga iyi nkuru, nawe yirinze kugira ibyo atangaza kuko inshuro zose twamwandikiye ntiyaduhaye amakuru. Hagati aho muri Gashyantare uyu mwaka wa 2023, uyu wari Minisitiri w'Ibikorwa Remezo yumvikanye asaba abatumiza amakamyo mu mahanga kujya babanza kugenzura niba azabasha gukoreshwa bijyanye n'imiterere y'imihanda y'u Rwanda. Ubwo impanuka z'amakamyo ya Howo zari zikomeje kumvikana hirya no hino mu gihugu, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yahise itangaza ko hagiye kujyaho ishuri ryihariye ryigisha gutwara amakamyo mu buryo bwa kinyamwuga. Polisi y'u Rwanda yo yatubwiye ko impanuka zatewe n'amakamyo ya Howo zatumye ifata ingamba zikomeye zo gukumira impanuka zo mu muhanda ziterwa n'amakamyo. Ingamba zirahari, nk'ubu twari turimo tureba impanuka enye zatewe n'amakamyo mu gice cya Nyamasheke, dusanga hari impamvu zitandukanye zishobora kuba zibitera, harimo n'umunaniro. Abashoferi arakora nta ruhuke, agashaka gukora
trip nyinshi amasezerano baba bafitanye na bashebuja ntabwo tuyazi, ariko bashobora kuba banishyurwa bitewe wenda na trip yakoze cyangwa se inshuro yakoze yamennye yaba imicanga cyangwa amabuye, bigatuma rero akora ubutaruhu. Iyo ni indi mpamvu nyamukuru mu by'ukuri itera abashoferi b'amakamyo gukora impanuka. Tunatekereza ko twajya tureba ahantu nk'aho ngaho Nyamasheke muri Nyungwe ko hateganywa ahantu imodoka zajya zigera zigahagarara, abashoferi bakibutswa imiterere y'ahantu nk'aho ngaho nko muri Nyungwe ariko banaruhukiramo. Icya kabiri ibijyanye no gupakira byinshi, twashyizeho iminzani kugira ngo abantu bavuye mu kirombe bamenye ngo imodoka runaka igomba gutwara toni zingahe, cyane cyane ko ziba zinanditseho akenshi. Nubwo impanuka zo mu muhanda ziterwa n'amakamyo ya howo zituruka ku mpamvu zitandukanye zirimo amakosa y'abashoferi, ubumenyi buke bwa bamwe mu bazitwara, umunaniro w'abashoferi kubwo gukoreshwa amasaha y'ikirenga, kutayakorera isuzuma rihoraho no gupakira ibiro birenze ubushobozi bwayo, hanakenewe imbaraga mu bufatanye hagati y'inzego za leta, abatumiza amakamyo mu mahanga ndetse n'inganda ziyakora mu gukemura ibibazo byose byatuma amakamyo ateza impanuka. Hakwiye kandi gushyirwaho ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga mbere y'uko byinjira mu gihugu, kuko ubu nta kigo na kimwe kiri mu gihugu gifite iyo nshingano, yaba ikigo gitsura ubuziranenge RSB, yaba RURA cyangwa ikigo cy'imisoro n'amahoro. Byatubwiye ko mu nshingano bifite hatarimo kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga mbere y'uko byinjira mu gihugu. Ibi bivuze ko uyu munsi umuntu ahaguruka agatumiza imodoka mu mahanga ikinjira mu gihugu ntawe ugenzuye ko yujuje ubuziranenge, ibintu nabyo bishobora kuba intandaro y'impanuka zo mu muhanda. Daniel Hakizimana, Flash TV.